tega amatwi ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Agatako arakizabwiza umubyeyi w'ukuri kose ku byamubayeho. Agatako kari busatunguye uwera. Ni mu ikinamico rangurura. Ariko si ubwo waretse kuntunganya mama, ahubwo bishobokana na gukubita. Yego komanda, gusa waba umpoye ikinanirwariye ko urarwaye se urwaye umunwa cyangwa urwaye ururimi. Agatako ko twari twavuganye ko ugomba kurara ubibwiye so, wabujijwe n'iki kubimubwira koko? Amafuti yawe unanirwe kuyavuga koko? Mama, Karame, wowe urabona nari gutinyuka nkabwira papa ko bantekeye umutwe. None nutabimubwira ninde urabimubwira? Ni wowe uzabimvugira. Nuko ye, ninjye uzabivuga koko. Kuko ari njye wamwatse amafaranga yo kujya gutanga ngo zakine filime. Ninjye wayamwatse, ariko nanjye ntabwo nari nzi ko bizagenda gutya. Numvaga ndimo nshaka icyamfasha kuba icyamamaye. Ariko ye, ubwo ujya ufata umwanya ukibaza uburemere bw'amakosa yose umaze gukora ngo urashaka kuba icyamamare muko. N'ubundi rero ni wowe wakunze kujya ndwanaho. No kuri iyi nshuro wongera undwaneho, umbwirire papa ko ibya filime byapfuye byari ubutekamutwe. Umva muko, wacutse kenshi nkijandika mu makosa yawe, ariko uyu munsi none ugomba kwirwariza muko. Ariko mama, wowe ntunamfitiye impuhwe z'uko ndwaye koko. Erega n'imbaraga ni nke, kandi kuvugana na papa igihe cyose nakoze amakosa nk'aya binsaba kwiyuzuza imyuka. Ni akazi kawe rero iyo myuka ushaka aho uyikura, umubwira amakosa yawe yose. Mama, miki ko watajya gucancamira nkanjye wambabariye ukaza kubimumbwirira. Nakubwiye ngo kuri iyi nshuro ugomba kumujya imbere ukabimwibwirira, nta n'isoni. Uyu munsi ntajye mu kazi utaramara kubimubwira. Wayumvise? Yego kwani mari, ariko none ubanza bakugize umukozi ushinzwe abandi bakoze. Kubera iki se? Ese nambaye neza? No kwambara neza wambaye neza, ariko ikintangaje ni ukuntu uzindutse cyane. Ntabwo bisanzwe kuza mu kazi y'amasaha pe. Umva nzindutse kubera wowe. Umfitiye aya makuru se yani mari? Nako mbere na mbere banza umbwira icyo dupfa. Yego. Ubwo se nge nawe twafiki yani mari? Uzike nari wowe inshuti ya mbere ngira ariko. Nuko ye, inshuti bahisha se ntibayibwira ibirori abari inshuti nyabakira. Komana. Muri anniversaire yakwe ni se ni wari uhari? Hanyuma se kuntumira muri anniversaire y'umwana ukampisha ibirori byo gutera ivi, ubwo byo bisobanuye iki koko? Hari ndutera ivi se kandi? Ubwo se urashaka kwijijisha ku bintu byamaze gusakara hanze aho abantu bose babonye? Nyamara sinzi ibyo uri kuvuga da. Ninde wateye ivi yaritereye nde? Ngo bagire ngo rero. Ese nkubaze. Wangaga ko ninza mu birori byawe mbiroga cyangwa wabonye nta mugabo mfite? Ukeka ko ninza mu birori byawe ngo utwara karibuso? None se karibuso ni wateye ivi? Ariko reka ibi tubivemo nzane telefone yanjye nkwereke. Kanze nzane telefone. Niko aba ni bandi. Yego nyagasani karabaye. Niko se uyu ko mbona ari ngibi byabaye ryari? Ariko wera nawe uri mudakurwa ku ijambo pe. N'ukuri kw'Imana. Na nyuma yo kukwereka amafoto uracyakomeje guhakana. Baba we. Rero hano mani nkubwije ukuri. Kandi urabizi ko ndi inshuti yawe ntacyo naba nguhisha. Aya mafoto niwe nyabonanye bwa mbere. Amafoto we byashoboka ko utaruzi ko nyafite kuko nanjye nayakuye ku mbuga nkoranyambaga. Oya ntabwo ibi bintu bishoboka rwose. Ariko yivuga ngo ibi byabaye ryari? Oya. None se urashaka kuvuga ko karibuso yagutereye ivi mwasinze? Niko konzi kutanywa inzoga. Oya ntavi karibuso yigeze anterera ibi bintu nukubeshya rwose. Ubu se koko nabihisha nawe nkabiguhisha. Nta byabaye kandi ubona amafoto karibuso apfukamye nawe uri imbere wateze urutoki ngashyiramo impeta. Nukuri nukubeshya. Cyangwa ahubwo urashaka kumpisha n'umunsi w'ubukwe? Yego mana yanjye. Ubukwe bwande nande se kandi? Bwawe na karibuso ariko. None se yagutereye ivi ngo bigende gute? Ntiyakubazaga niba wemeye ko muzabana? Kereka niba waramubenze ukavuga ngo no. Ko wambaye amasogisi hari ahantu ugiye papa Gatako? Mwitangazo ntumvise ko uyu munsi ari inteko y'abaturage se? By'umwihariko ngo uyu munsi yo irayoborwa na gitifu umurenge. Nkumva nayo icikwa koko. Reka noneho tubanze tuganire gato mbere y'uko ugenda. Ubu ntugiye kunyerereza ra? Ni akantu gato tuvugana ugahita wikomereza. Ngaho mbwira twumve nyine. Agatako. Karame. Enda hano uvugane na papa wawe ataragenda. Agatako niwe ugushaka, hari ikibazo ashaka kuganirizaho. Niko shaka Agatako? Karame. Ingura nshakira iki? Ni ukugira ngo mbasabe imbabazi. Wasubiye muri ya makosa yawe yo ku mbuga nkoranyambaga nakubujije?
ntabwo nayasubiyemo ariko ibibazo mfite niho bishingiye papa. hanyuma se ngo bimeze bite? Ntiwibuka ya mafaranga nigeze kukwaka ngira ngo nyahe wa muntu washakaga kunyinisha filime? Ntayibuka se. Ahubwo se kutarayinyereka ngo ndebe uko ukina. Naje gusanga wa muntu ari umutekamutwe nta filime afite azakina, yewe atanasanzwe aba mu bakora amafilime. Oya ntabwo bishoboka. Hanyuma se amafaranga asabaga yari ayiki kandi azi ko nta filime azakinisha? Ni bwa butekamutwe nyine. Yahimbye ikinyoma ko afite filime azakinisha, asaba amafaranga abashaka kuyikinamo, maze abana nabo si ukuyamuha bivayo. Ariko Besti, karame, wowe ni umukobwa we ninde wabaroze koko? Ubuse ubwa kabiri bateka umutwe ku mbuga nkoranyambaga? Kandi buri munsi mbabuza gusamira hejuru amakuru yose mwumvise cyane cyane acicikana ku mbuga nkoranyambaga, ariko ntabwo mujya mwumva. Natwe tumaze kubyibonera pe. Ubu se yaba ari njye cyangwa Gatako hari uzongera kwemera ibintu byo ku mbuga nkoranyambaga atabanje kugenzura ngo arebe ubuziranenge bwabyo? Arakoze cyane bwana Ngoga, akaba umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Buganwa kuri uyu mwanya mwiza mpaye ngo nganiriza abaturage ba Buganwa. Iyi ngingo yo kubanza kugenzura amakuru twakira bamwe muri mwe mushobora kumva itaremereye cyane, ariko ndababwiza ukuri ko kudashishoza ngo tumenye neza ubuziranenge bw'amakuru twakira ari ikibazo gihangayikishije nk'ibindi byose twitaho, byaba iby'ubuzima, uburezi, umutekano n'ibindi byose. Imbuga nkoranyambaga ni nziza, hari ibyo zidufasha byinshi, ariko iyo zikoresheje nabi ntubanze gusuzuma mbere yo kwemera cyangwa kohereza amakuru hakuye, bishobora kukubyarira ibibazo. Wanjye baherutse kumutuburira bamubeshya ngo yohereze amafaranga, yaramwambuye pe. Nk'ubu dufite urundi rugero rw'umutubuzi wakoresheje imwe muri channel zo kuri YouTube, abeshya abaturage ko afite ikigo gikusanya kikohereza umusaruro w'urusenda mu mahanga. Ashishikariza abaturage gushora imari muri icyo kigo, ngo kugira ngo bakigiremo imigabane, ndetse yizeza abahinzi b'urusenda ko bazakorana n'icyo kigo, akajya bagurira umusaruro w'urusenda akawugeza mu mahanga. Byarangiye hari bamwe mu baturage batashishoje neza baguye muri uwo mutego w'uwo mutekamutwe, bamuha amafaranga bahinga urusenda, none ubu rureze kandi ntibafite aho barushora kuko ni rwinshi cyane. Ndabaza giti, baza nta kibazo. nkatwe b'abaturage igihe umuntu abonye amakuru nk'ayo yamenya ate ko ari ukuri cyangwa ari ubutekamutwe? Uyu mugabo abajije ikibazo cyiza cyane, reka mbasabe mu mumpera amashyi. Mu gihe cyose umuturage abonye cyangwa yumvise amakuru adasobanutse, agomba kubanza kuyemeza no kuyasuzuma abajije abayobozi b'inzego z'ibanze mbere yo gushyira mu bikorwa ibyayo makuru avuga cyangwa kuyasangiza abandi. Murabyumva? Kugira ngo amenye neza ko ibyo atangaje cyangwa agiye gushyira mu bikorwa ari ukuri. Ariko kuki ukunda kunshinja kutaboneka uwe? mba mbeshya se. Icyakora uyu munsi ukubise impyisi inkoni ugeze mu isantere da. Ntacyo, reka nizere ko ubwo mfitiye inkuru wari warabuze uko umbwira. Nta nkuru idasanzwe ngo ufitiye, ariko se kwiganira byo ntibiba bikenewe. Si uko se, nyamara izidasanzwe zirahari. Sinzi impamvu ahubwo udashaka kuzimbwira kandi uzifite zishyushye. Izihe se? Ntazo pe. Ubusunganije ku myiteguro y'ubukwe ntiyaba ari inkuru idasanzwe. Ariko kare, nawe koko ugiye kumbera nka rubanda bemeza ko biriya byabayeho koko Karibisa kanterera ivi? None se ahubwo wowe urabihakana kandi amafoto ari hanze? Kare, nanabirahira ko ari amafoto ntazi ibyayo pe. Gusa nanjye nagiye kubona mbona abantu bari kumbaza ngo ukuntu ngiye kurongorwa na Karibisa. None se ntabwo biriya birori byo gutera ivi byabayeho? Ntabyo pe. Gusa nyine kubisobanurira umuntu wifitiye amafoto biragoye kuko nanjye sindiyumvisha uko byagenze. Uzi icyabaye se? Buriya bakoresheje ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano, barangije bakoresha amafoto yanyu asanzwe barabahuzahuza. Ibyo se bibaho? Cyane ugahuza abantu batifotozanyije ukabegeranya umwe agapfuka mu ndi nawe akazana intoki ngo bamwambike impeta. Cyane ni ibintu byoroshye ahubwo. Gusa kubikora ku bantu batabiguhereye uburenganzira ukanabikwirakwiza hirya no hino ni icyaha gihanwa n'amategeko. Nanjye wambwira umuntu wabikoze namurega pe, kuko ibi bintu byarambangamiye cyane.
uje aha nta kindi aba mbaza abavandimwe batangiye kunyita Mukakaribuso mbese byambujije umudendezo wanjye. shaka nkubwire ibintu nubwo ntari umushinjacyaha wenda ngo mbimushinje ariko ubiri inyuma ni Karibuso. ubwo se yaba yabikoze ashaka kunguka iki? ubu se we yishimiye kwisebyara? buriya abantu twumva ibintu mu buryo butandukanye. wasanga we kuba amafoto ari hanze atumva ko ari n'igisebo. none se ko ku mbuga nkoranyambaga ze yuzuyeho ndetse yananditseho n'utugambo twiza urumva hari ikibazo yaba bibonamo? Karibuso nawe yabishyize ku mbuga nkoranyambaga ze cyane rwose nturanarebaho rero. reka uzi ko burya utari umukunzi w'imbuga nkoranyambaga amafoto ariho rwose kandi anamazeho iminsi. niba ari uko bimeze n'ubiri inyuma kandi ndamurega pe ahubwo umbwira aho baregera ibyaha nk'ibi bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga murege kuko ibi sinabyihanganira. Ala iki wa mukobwa ngo ni iki Nata ni iki kiguteye kunyitaba gutyo koko? unyumvire mpamagaye ndakwita byo kumbwira ibyo nshakira ko utangiye kumbaza impamvu nitaba ko nshaka wowe urantegekanya nkaragata. Yego mana. Aha reka nkwihorere ndumva wirakaje nkubaza icyo nguhamagariye. None se ko ntacyo umbwira kuri cya kibazo? Urabona iminsi itari kugenda yiyongera buhoro buhoro koko? ariko muko ubundi reka ngubaze. Ndakumva. ubundi ikibazo kino twite uciyiriza mu matwi nkande mu gitondo nuko umbwiye Nata nuko umbwiye n'ibintu byose twakoze ukanyizeza ko nta kibazo nzagira uzamba hafi. ariko ndakuba hafi kandi yewe ndiso cyangwa ndiyoko uramba hafi nk'umuntu wanteye inda. iki kibinyeneza none se ugiye guhakana ko tutaryamanye koko Nata? ariko muko abaryamana bose niko baterana amata cyangwa uko twaryamanaga n'abandi urindi uhitamo kwikoreza iyo nda. Nata sinari nzi ko wambwira ayo magambo. urarira surarira amata cyangwa wamushenze atarira ahubwo sinzongere no kumva sha Agatako kurira bigenze bite mwana wa? Mama Karame none ibimbayeho byo simbona uko mbivuga pe. Papa aranyica nako mwese simbakira. hari ibindi bikubayeho se nyuma ya cya kibazo cyo gutekerwa umutwe na Natani akakurya amafaranga so yari yaguhaye ngo uzakine muri filime? Mama Karame iby'amafaranga yandiye ntacyo bimbwiye ahubwo ibyankoreye bindi nibyo ntafite aho mpera mvuga pe. yagukoreye ibiki wabuze aho uhera umbwira Agatako ko umutima undiye? Natani ni umugome, Natani ni igisambo, Natani ni umurozi. ko ibikorwa binkuka byagenze bite mwana wa? Mama Karame Natani yaneye inda. Mangwa za mama noneho ndapfuye we. Ibyanjye nawe birarangiye Gatako. Nabonye dukira iby'abateka mutwe baturiraga amafaranga ariko ibi byo noneho ntitubikira pe Gatako mwana wa. Narabivuze rwose. Ugukunda imbuga nkoranyambaga kwawe nta kindi wari kuzazana mwana we Gatako. Kuko ndabisobanurira se gute? Ubundi ndahera he mbibwira so mwana wa ndahera he koko? Tega amatwi ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Vestina biramurenze agiye gukora iki nyuma yo kumva aya makuru? Uwera se bazakora iki ngo abeshyuze iki gihuha cya Karibuso? Naho mu ikinamico rangurura y'ubutaha. Ikinamico rangurura muyigezwaho n'umuryango nterankunga w'Abanyanoruveje n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication.